Yes, muraho neza twizere ko mukomeje kugubwa neza kuri mikro nitangishaka Henry Kemanezi. Twinjiye muri ka gace ka unguka ubumenyi. Kuri uyu munsi tugiye kubabwira ibihugu bya mbere bifatwa nk'ibifite abanyabwenge kurusha abandi kwisi cyangwa se kurusha ibindi kwisi. Ese ni ibihe? Icyo nkusaba wowe ni ugukora subscribe, share ndetse ukajya no muri comment ukandika igitekerezo cyawe ukuntu uba wumvishe ibi tubagezaho. Ubuyapani bwaje ku mwanya wa mbere mu bihugu 25 bya mbere ku isi bifite abanyabwenge kuruta ibindi ku rutonde rwakozwe na kampanyi y'Abongereza Von Cloud igendeye ku byerekerana na science. Von Cloud yakoze urutonde ishingiye ku bintu bitatu by'ingenzi aribyo birimo umubare w'ibihembo bya Prix Nobel igihugu cyakiriye, igipimo cy'ubwenge IQ abaturage bafite ndetse n'urwego rw'uburezi abanyeshuri bariho. Ibyagendeweho byose ubishyize hamwe Ubuyapani nibwo bwegukanye umwanya wa mbere ku isi, bukurikirwa n'Ubusuwisi. Ubushinwa buza ku mwanya wa gatatu bukurikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuholandi bufata umwanya wa gatanu. Singapore niyo yaje ku mwanya wa nyuma ushyize hamwe ibyagendeweho byose, gusa ugendeye kuri buri kimwe iza ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite abantu bafite igipimo cy'ubwenge kiri hejuru ndetse no mu bifite abanyeshuri batsinda mu ishuri kuruta abandi. Ariko kubera ko yakiriye ibihembo bike bya Prix Nobel byatumye imanuka iba iya 25. Amerika niyo yaje ku mwanya wa mbere mu bihugu byakiriye ibihembo byinshi bya Nobel, aho yabonye igera kuri 308 kuva yabaho mu 1901. Ibihembo bikubye inshuro zirenga ebyiri iby'Ubwongereza bwaje ku mwanya wa kabiri. Mu bihugu 25